gaswiriwe muravuga nk'umuntu waraye ariko ngiye nabuze nanu nakura n'agafige ibaze man uzise ubwo suzagira umunwa kugeza rya bose yateretse ibiryo by'ingurube urama gatsima ndire nizo mbaraga amanje kandi mfite umupango wese warunu arahirya imandi kwa bakanyandiko akunda gucama ibintu by'ibikiri none se shaje ibyo bikiri n'ibyaso gaswira ubwo ngo gutangira ubundi tunyungute baba bavuye mu kazi witonde ese ko kazi wabakoreye warunuwe kandi uratuma mbyibagirwa amani ngaho nshonesha turebe twiharu ukuntu ubukome bwonyine man twese n'ubundi turi kuzi kwagira ngo turavukana kare none se man none ngaho nkubita umupango oje twe turi bugende twigisa abantu bahataye ngomba kuri burye noneho wowe hari ahantu uri buze kwitsinda ngaho mbwira igikire kiri buze kunyuraho hari amafumbire ntabwo bose ariko baba bavuye mu biro ese ubwo ifumbire twamurya hiki iki kare baba bafite n'umutelefone umuntu yanaho umushikuza umuntu agatusha kandi amatusha akahita ameneka iriwe wayikoresha baguhana bibiri mani witonde ariko mba se tuzi nginda ntago tubana ntago ari ibintu by'akoze nta pani ibi bigega byanyu mva nyine nkurabure mani ngaho tubivemo ibyo reka tubivemo tureke gusebyanya tugende tumutege ategwe n'iminsi uratega iki ngira ukuntu umupango umeze je ndigendera kandi none se genda ubukene buziyakwica wenyine ese nge shaka umupango nuko nguko umeze ngaho mbwira uri bwatakira inyuma nge natakira imbere tete tumwaka ibintu byose afite se umva bro ninsanga ari ikintu cyariye kimenyesheje ari buhindukira rero uri kwirebesha yego do ntago ari bwatume asakuza nyagukubita akabona mu isekuru were kuvuga byinshi umupango nuwo kandi twanakira nge kiwane nyaguhanyuka akaguruwe ntago ibintu nk'ibyo oya tugende ubwo suzagira umunwa kugeza rya bwana igiceri cy'ikime wirukora umunsi wose ukarangira ibi sinzabivamo tutumba mani wakibonye mani ntago bizashoboka kwatake mani tugende urataka none se urabugiye kwataka igiti tuza mwereke ugiye kugenda tuza kandi nje mbwira vuba mani nigende mfite ibintu cy'ibirembere mbere we akantu bunyujemo nanga ari sakano cyamani mani tugende na mwana wacyangwa rwanya mani Risaki oya tugende ibyo bitubive kuki nabuze umva bro birwanga kuko wacyangwa umwana usikwajyango n'umwe nkubise tugende se isubyimba sema usiko mwandi gusura siri bimpagarariye mu nzira wamvire mu nzira nkiko mbona wajyango nayo nayobyeka kandi nisuriye zana ibintu byose mbona mwanyibose ese habaye zana ibintu byose cyane nta n'icumi doniriwe n'undi fumbire nta n'icumi bampaye Jesus is Lord nta mupangu ibintu bisaza by'ikigihe mwigize ibi iki gifu kigamye iki hajyamo amabuye ariko nyine nta mafaranga nabonye ibyo ntago bitureba uyu munsi niriwe nkora umubyizi wose boss anyuwe nta n'icumi rwose toza shaka gusaka ibintu nk'ibyo nese ntabwo muri kubona nta n'atanu mbapfa utanyinisha nawe bora mwiza wapi we wowe umva adwana ariko se munsubiza ibyanjye Muzo ngo turi buze kuziduha ariko mbere na mbere buduhaye naka kantu ariko se ko mbona ibintu byose mu binyatse ngenda sigara toza shaka zana hano byose ntubyihererane umupangu ni njye nawuzanye dukurikira wawe cyagiye ikishasha witonze mubwire ikintu kimishije ibintu ndabikurekera ariko uri sheri wanjye namubonye witonde reka nkurikire sheri wanjye reka byose ndabikurekera agaramubwira
ako ndabazi abahungu b'iki gihe ntuze kuroba turashize. Yesu wamanutse. ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Tabara abana bawe. Ngo sheri wawe. nguri ahubwo yewe imbere byiza wakigendera. Baba sinshaka ibibu kanigendera. Akarabo wamubizi ndawakabya sheri nubwo uba mbonye ariko mobera hari ubwa rumeruka se mobera rwose ariko ngiye narabikubwiye do iyi si niwe ndondorwa oya ariko wari umeze neza yigo ashiri wazansuye bazi uzaza ryari se ako nahisemo neza pe ngaho nsura genda ujya kunsura sibyo ako bayitonze imbere yo kugenda umoyo wasize akora iki se ariko teye urayishaje kutuvangira sigiye sheri niba ndashaka kukuririmbira akaririmbo nakandirimbi nuhagaze se ni wowe kara ko mu mara yanjye ni wowe kagufa mu magufa yanjye sheri ako karirimbo si keza ni keza sibyo ariko sheri nta kantu uba unyujijemo ntabwo ari sanjye ndakara ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? bro ibintu ndi kubona nawe murabibona ra Reka ahubwo bunje numiwe. Si bariya se. bose Sizi. Nende gute. Tugiye kugenda tumugira inama kuri wa mwana yamaze. Arimo anashaka iki ribu. mashaka ribu mubwire se man umva mubwire man wambwiriye amani wambwiriye ko nahava Genda ugiye mu bantu. ntacyo bitwaye Bivugiye mu bantu. kuba bitari bari bibi man ngira nari binunze Imana buru waje nkajande. Nandika kukubikira ibanga. Ngana ari. oya mbwira nari Yarambwiye. Ntabwo amenye kandi mvuga advance ye nguye gucukura wese. birumvikana ko mu gitondo uri bujye kuzishyira sheri nawe bari kuvuga ngo uratoye akareka ni murumuna wanjye mfite murumuna wanjye dusa mfite murumuna wanjye dusa rwose ari je ahubwo ubiyisura umwana nawe ndebe ubuturasa oya twigendere Sura nje nagira nisi. twereka twigendere man twereka twigendere Bure itija iracika. Ise urampunga. Afite abana 30 rero nawe niyo mpamvu yamukurikiza. cyokoza n'imbuto akabizi mwere ikintu wasaba nk'abantu badukurikiye ni iki nakanda akantu k'umutuku kantu k'umutuku kavuze iki se akantu k'umutuku akanyomoro se kavuze iki ako kantu k'umutuku se subscribe akira uzi ubwenge mwibagiwe kandi kantu se twibagiwe mwikorere like ako kantu muhite mudutwikira hari n'akandi kantu mwibagiwe Akahise sha. comment igendera urakabyara Mwibuke n'akandi kantu kari gakomeye. akaye Bakita share. igendera ntabwo bazi kubivuga hari n'akandi kantu mwibagiwe subscribe